ubu ngubu urizera ivirinze gutya inyuma y'akitse. Mon Dieu, c'est quoi ça? Beyoncé? Ntabwo twe tuvuganye ko nje kureba. Hangu ufitiye ka surprise. Surprise! Ikizingezo cy'umugoye gihite se kategeye. Uyu muntu wamumenye? Musuhuze. Dore ndukwegereye musuhuze. Muzi ko murangije akazi kose. But I'm still alive. Just wait. I'm gonna back to you. Gashirira amenyo ntongeye kunyita sheri. Ibyawe nabimenye byose. Isari he? Nyoko ari he? Papa mwamba. Toka. Hosh. Tugende twaje. Ariko bite byawo umugore wawe. Ariko urambaza ibintu by'umugore. Ibintu by'abagore n'abagabo twabiva. Byageze n'umugore wagiye kubona umuntu umugore arambwiye ngo aragiye. Ese uwo mudamu wawe umwizeye ute ku buryo wamwandikaho imitungo? Twavuganye ko ugomba kwicara uriya rugore, abana ntago bari buri gahunda. Byawe biba bidashyana. Byabe ryo mahembe y'inzovu ntitwabigiyemo tukabigwamo. Akosa amahembe y'inzovu ko ari cyo kiguri cyadufita kikabaza ubuntu bw'ubuti kikabusiga verine n'amakosa yanjye. Ibyo byihorere. Jewe Beyoncé. Wowe niriya mbwa y'umushoferi. Zashigwa mporeye mama n'ubuzima bubi yagushyize. Ako umuntu ufite ubwenge buzima kweli wabuze ikintu gikora cyatandukanye bira bicucu. Bro. Naba pyunda. Pasha, ko wibereyo byo nagutumye wabyibagiwe. Nanibagiwe ariko naringiye kujyayo. Watinze ariko. Kandi ndajyayo. Ubuse bizayisanga. Cyako basi yarasohotse bigoma bishyashya. Mama bimeze bite se? Hako Bravani. Urabona utananiye? Ibyo ni ibiki wigize none ndebera imyenda wambaye. Reba icyo kiguhambiriye gityo wajya ngo ntazambobo nirwo mbona hanze. Vomeri wana. Akomera uzi kutazi n'ibintu bigezweho muri iki gihe. Dore iyi myenda nigaragaza ikono bro. Reba ituza nsigaye mfite. Igaragaza iki? Ikono do. Kono ni igiki? Nese uko wambyaye niko ngana. Kumabana bobowe. Bravani uzi kunaniye. Asemere nkunanije iki? Ubu ugiye uru rugo kujya kurutesha agaciro. Bagiye kuzabona ko ntakurera. Wambabariye mwana wako ari we muhungu mfite ko. Ako mama. Uzi kutazi imyenda igezweho. Ubu siriya myenda wanguriye ngenda nkururonga hasi wabonaga nzaya. Dore imyenda igezweho ni nkingi. Ubu imyenda ihambiriye gutyo umeze nk'aba bana bibirara baraha hanze ngo wabaye umusitari da. Turakana kureba ibintu kabakambaye rero. Ahubwo mama kanje gukina biyari mu kanya ndaje sibyo? Ndaje umuze kumuha urufunguzo araza kumfungurira ku gipangu. Gufungurira? Uraza kumfungurira nyine. Ahubwo mbure umuntu mfungurira. Ashaka urabona umusaza wa Kamini. Yo. What's up my man? Uyu mwana ntasaze. Nanjye mwaretse tukajyana. Toka kure. Ibintu twari tuganira byibagiwe. N'uburara bwawe. Kizige genda kibyina mu muhanda nibiye kutera n'iki byose n'amajoro yawe. Genzongera kugira ngo gendana nawe. Ariko wamaze kwisura wa mwana mwiza wagiye ku murongo. Uranyuma neza. Papa mwamba. Toka. Hosh. Tugende twaje. Ariko bite byawe wowe. Umugore wawe rero. Ariko urambaza ibintu by'umugore. Ibintu by'abagore n'abagabo twabiva. Byageze n'umugore wagiye kubona umuntu umugore arambwiye ngo aragiye. Ubu yagiye muri Kenya.
ubu rero iby'abagore ntabwo birimo twigendera Sheri twigendera ntunumburika filime kabisa wa mukobwa Tasha Tasha Ntumagare twakerewe Wino twakerewe Soka. Unaenda ndetse muvuge. Changa. 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 Unaenda. Fungura umunwa ndimo. umva munyica ariko mureka kunyica umugore n'abana Changa. Ndavuze ngo changa. Mama? 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 Sister? Mama? 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 Mama, 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 sister, 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 Wiri
telefone yawe yari yabaye ko nshobora kuba mfite amakuru yuko wishe umugore n'abana be. Wiri, wibuke ko mu byo twavuganye ko ugomba kwicara uriya rugore, abana ntago bari muri gahunda. What? Umwana yakubonye mu maso? Wiri, nari nakubujije kwerekana iyo sura yawe. Ese Alphonse ari he ko telefone itariho? Wiri, wibuke neza yuko Alphonse aramutse apfuye, imipango yose twaba dufite nge nawe yabibaye imfabusa. Sheri urakangutse? Urumva umeze ute? Ndi kubabara. Humura, urabona isasu barikuyemo, hasigaye igisebe rero ntabwo uzatinda gukira. None se tanti, Karame, mama ari hehe? mama wawe? Mama ararwaye, aracyarwaye ariko nawe ari hafi gukira. Papa se wari? Papa wawe? Yego. Papa wawe nyine yagiye muri Amerika mu butumwa bw'akazi, ariko nawe azahita agaruka, sibyo? Muri Amerika? Yego, ariko ndahari. Sindi tantine wawe? Tantine ariko cyangwa papa na mama? Ndahari. Ntabwo mbyemera. Cyangwa papa na mama? Sheri, ndahari, sibyo? Sindi tantine wawe? Tantine ariko nshaka papa na mama. Papa ntabwo azatinda, na mama azahita akira vuba, sibyo? Nzajya mba ndi hano ndi kukwitaho, sibyo? Icyo uzajya ushaka cyose ndahari, nzajya nkiguha. Oya, batume babanze. Ndabona ubwo papa wawe ampamagaye. Utuma mama tuvugane. Alo? Iminsi ingahe? Ahubwo twarengeje iminsi 5. Iminsi 5 yose? Okay, ntabwo nshaka ko twongera kwishyura inzu. Ubwire nyiri inzu aguhe piyave, okay? Ese ko mbona utari kubyumva. Ndashaka nyine ko tujya kubana kwa Alphonse. Alphonse? Navuze ngo njye nawe tugomba kujya kubana kwa Alphonse. Nyine tugomba kujya kurya amafaranga y'umusaza. Mu mandazi bro. Kandi twumvikana ikintu kimwe. Ntabwo nongera kubisubiramo. Nsanga ibyo nkubwiye wabirangije. Uvugane na nyiri inzu aguhe piyave. Turi kumvikana? Ndagiye ngaruke byarangiye. Pasha? Pasha! Nikomko. Usigaye witabisha ibirenge. Niko, ibi ni biki nsanza? Wiriwe mu rugo. Aka kavuyo ndeba aha kose muri salon nakiki. Umukobwa w'inkumi nkawe akirirwa mu rugo sari gasirya. Nta n'isoni. Ese si we mbaza? Siko numvise uvuga nabi wabaye iki?
kasha usigaye utinyuka ukarebana nanjye mu maso. Ndavuze ngo n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ntabwo nzongera kubisubiramo. Unteze amatwi. Ntabwo nshaka akavuyo hehe hano muri salo. bivuga uri nkande uru rugo ni urwa data ntago ari urwawe. Umushenzi wengengana nawe. Umujinga we. Ninde uguha uburenganzira bwo kumbwira gutyo? Isa ari hehe? Nyoko ari hehe? Guhera uyu munsi ni isaha ni ingeso nk'abanyoko. Uri kunyumva? N'undi munsi sinshaka kongera kumva iryo jambo mu kanwa kawe. Okay? Hano ni njye ugutunze. Hari se ureba? Hari nyokure aha? Ibyo mubwira wabyumvishe? Sister. Ndashaka kuvugana. Sister, ndambiye ubuzima bwo muri rugo. Wowe buzima? Ubuzima bwo muri rugo. Kuko ibyawe nura mutipe sinzi byano kabisa. Bro. Umaze kurya, urahaze, uzanya amatuza, none urambiwe ubuzima ubayemo. Ndashaka kwigendera. Ukeneye kujya he? Ufite amafaranga yo kuri konti? Ibyo ntibikureba. Gusa ntabwo uzatinda kubona ko wibeshye. Reka turye umusaza mani. Gicucu gusa. I'm sorry, sibyo? Wihangane. Sibyo? Wihangane biraza gushira, sibyo? Shiri mfite ubwoba bw'uriya mutipe. No. Oya humura, sibyo? Mfite ubwoba ko ushobora kutuvamo. No. Mureka agende. Mwihorera agende, sibyo? Kandi humura agende ndahari. Sibyo? Don't worry, sibyo? Ndahari cyane kabisa. Sibyo? Don't worry. Yes. Shiri. Tinze gahunda ngiyemo, sibyo? Okay. Turaza kuvugana. Okay. Honey? Yes, darling. Tubagirwa ya gahunda. Good. Niko semko. Uri gutera ipasi, uri kuvoma. Swembaza. Ndavuze ngo. Iyi myenda ubona iri hano yose. Ugomba kuryama ari kwirangije. Uri kunyumva? Wanyumvishe? Kandi ningaruka nkasanga utarayirangiza. Mimi nawe urandebishize. Tera.
Basha nta n'isoni urasinzira uri gutera ipasi. Ijipo yanjye ntabwo yitwitse. Iyo nsanga utwitse wari kumbona. Uzi kureba ku isaha ubu ni saa ngahe? Saa sita z'ijoro. Ndongera kumva warambitse urutwe rwawe hano kuri matera mbere yuko saa 9 zigera. Uri kunyumva? Wakurugutoya amatwi. Urambona. Wanyumvishe? ushobora kubyumva ni gutabana umwana ashobora kubura ntumbwire nyine impamvu nanze kukubwira urabizi ibibazo wasize hano nanze kukongereramo ibindi bibazo ntaho ntashakiye umva natanze itangazo kuri radio niki n'abaturanyi bose barabizi ko umwana yabuze. Ese undi amaze igihe kingana cyangwa iminsi 3. Ma muzi umuhungu wanjye brava none pasha nawe aragiye uburyo uriya mwana namukundaga uzi yuko uriya mwana umva njye nawe byari umubyeyi n'umwana uzabaza abaturanyi none umwana yanjye ni gute umwana ashobora kwifata akagenda nta kibazo yagize uzi uburyo mukumbuye ubwo kuri no ntabwo abana banjye bagenda gutyo ntibibaho mpereza ku ntaki yanjye njye kure ko hano bari bandangiye iri mu cyumba ariko neza sheri ko murutishimye bite namera neza gute wiri uzi ibyo wakoze uzi ko ubu ntwite sheri are you sure uratwite wimbaza unsubirishamo ahubwo vuga ngo iyi nda ndayijyana muri diru twari dufite kubyara birimo ndavuga iki imbere ya Rufonde none si nda ni yanjye none ushatse kumbwira ko inda naba ntwite atari yawe are you sure ko inda ari yanjye inda ni yawe kandi ntabwo wakagombye kubimbaza ahubwo wakagombye kumbwira ngo dukore iki ko mfite ubwoba bw'uriya mugabo wow wow kwani ukazajya umwana ahubwo iyi ni chance tugize na amahirwe bimwe bitabaho umva mubwire sibyo ahubwo tugize amahirwe 100%. Niba koko urishobora kwindari yanjye reka nkuko icyo tugiye gukora sibyo gute byawe byose ntabwo uri umwana icyo kurura cyiza ugende umuguyaguye umufate neza nawe urabyumva umusasire umushimishe mbega muri make ku buryo yishimye ntubyumva
namara kuba tayari kunabura byumva nyine ikintu abagore musanzwe mukora ubwo mukazagiye bikira umwana nawe kuki tumuma kugataho ngo niki kurumva ari ikintu gikomeye kwere okay tubyoroshye ndaza kubigerageza ariko umenye ngo ingaruka zose zizavamo uzazirengera ingaruka ziki wowe reka umuntu arya amafaranga neza Jackson yarakundangiye nizera ko yakubwiye diro ndi gukina yari ibyinshi niba twabivuganye nizera kuri tayari kundangiriza akazi neza wese uri tayari kuma amafaranga nguca amafaranga si ikibazo ushaka ngaye dabo urama miliyoni 20 gabanyamo kabiri aho ngaho gabanyamo kabiri se ni butike tugiye kugaruza cyane uruganda okay nta kibazo amafaranga numva atari ikibazo ahubwo uri tayari kuma ibintu byanjye mu minsi mike ishoboka urama icyumweru kimwe 1 week good ubona akazi kanjye kose ukarangije njye nta mikino ngira nizere ko yakunsobanuye neza uwo ndiwe yes sawa uri natinze bana yabana jewe no miyahugu bitetse ikintu cyatumye umusaza n'igiki ubu sinicaye wiride ngo turakiya tukaminuza miliyoni 20 cash amaderu yawe umva narayarambiwe ejo bundi ugize gutyuzanya abantu ngo namahembe y'inzovu aho byageje ntuyibuka akosa amahembe y'inzovu ko ari cyo kiguri cyadushuta kikabaza ubuntu bw'ubuti kabusiga verine n'amakosa yanjye ibyo byihorere yo kumwiteye gahunda ukuntu imeze hari umugore w'umukire ni ibintu simple cyane ashaka ko dufata dokima z'uruganda twazishyira mu maboko ye akadubuta miliyoni zacu 20 mbaza tuyanyira urwo ruganda nibande rero sasa narwo se n'ubwo mahembe y'inzovu ibyo byihorere bana byo byarangiye nyiri uruganda ni kwa Beyonce umugore wawe ariko wabonye wiri uramwitegereza uramuzenguruka usanga nakagurye ku buryo wajya umubwira ikintu cyose bishakiye ako byo bwari uzakazi k'ubushoferi bakambanga usanga urananirwe wiyemera abaza ko imodoka ari yawe rero ntago zaba kuvumbuye ako gikije ntaribi ariko ibyo bintu ntagiye muri ibyo bintu nkabivamo nta kintu kimwe nkuyemo hako amafaranga impapuro zimukuraho z'uruganda umuryoshya ry'ishinge ry'abagore uzane tuzi nk'umugore wundi urumva kuzimaho gusa imanda zizabamo ibyo bazapfa ko bizagenda ntibitureba hadaho miliyoni zacu 20 yahoza mbamagambwe ati mbaho 10 cash za avance ubwanye 15 rero hako wajure kijyo wiri doko ni mesi aya tunagabana mu data ndakurahiye no kina diro amafaranga tuyabona iri tubyimibare tubere nyuma mubyo cyaryoshye nk'ibyawe ibyo ngibyo twebere ko mbishoboye nuko rero cyazo ufite niki kashi uwo mwanya harimo aramamagara buri munota mbwa ngo anyohereje igice aribi mwereke
reka dusubire tube tunywa agacupa tunabiganiraho neza. Uragura ariko iyo bijya ikibazo musaza. Pasha mukobwa wanjye bimeze bite se? Gahunda zirimo kugenda neza? Va papa. Nkomeje kugushimira uburyo wanyitayeho. Kandi sinzarekera kugushimira. Ako none ndagira ngo usabe. Aho ibintu bigeze ureke ngewe ngirangirize. Izo gahunda urimo gukora ntabwo ari nziza. Kwihorera nta nemwe byigeze biba igisubizo. Kuko ntawe waba utandukaniye n'abakubabaje. Ushatse gahunda wazihindura. Papa, ndakubaha urabizi. Ako ndagusabye mvira mu nzira. Mbaro Pasha nkugira inama. Uko ugenda ushaka kwihorera, niko ugenda uzana ibindi bibazo. Ukibabaza. Ubu se ko n'umubyeyi wawe ashobora kubigenderamo biragenda bite? Wowe komeza umbikira ibanga. N'ubundi imyaka 15 ishize ndakeka igihe gisigaye cyo gito cyane kuruta ikirangiye. Naho ibya papa by'ibyihoreye nzamwirindira. Kandi nzabikora mu buryo bwanjye. Wellington, ushaka kumbwira ikintu kiri gutuma utarangiza diro kweri? Ni igiki kiri kukunanira kikakubera imbogamizi kiri gutuma diro yanjye ipfa kweri? Ikibazo yabaye ingandwa kubera Beyonce. Bagira ngo ngirene. No, ako umuntu ufite ubwenge buzima kweri, wabuze ikintu gikora cyatandukanye bira bicucu. Ako byihorere. Reka ndaza kubyikora njyewe kandi ndabikora mu buryo bwanjye. Sheri, izi saha uri umwana atajya ku ishuri koko ngo mama mbyutse mukora icyo cyo mu gitondo. Umukozi yabyutse agenda niyo mpamvu kumutegura bya. Tuzia, kuki udategura umwana wowe iyo umuntu umukozi ananiwe nagerageza ku ishuri nakererewe no kwe. Ako se ndeka kuza. Ubu buri gukora iki koko? Ngira ikindi kintu cyo. Nanjye nibyari binyoni. Tugende. Tugende. Papa tugende Sheri. Business yose umaze kuyangiza. Ntabwo nigeze ntekereza ko muri gahunda akazi twapanze wajya mu nkundo n'umugore bikabigeze bene aka kageni. Ariko giye buri uraseta cyane. Nkubwo yumva urimo kumbwira ngo giye ngo nagiye mu nkundo n'ura mugore. Urumva giye nagiye mu rukundo n'ura mugore gute? Niba ndimo kuzegeza kumwegereza ngo tubone ukuntu dukurura diru neza. Ikintu tuvamo ngo ni giki? Niba banamufashe tukavana tukajya mu kabari tugasangira inkoko. Ibyo ngibyo urumva ari ibintu biri murumva. None se ikintu kiri grave aho ngo ni iki? Reka twumvikane. Cyangwa uravuga bya byo by'igisenyi byejo bundi. Rusara ubundi buryo cyo nabikora. Reka nkubwire. Ibintu byose byamaze kwangirika. Icyo nakubwira cyo nibikomeza bityo nta twakomeza kure mu mwanda nk'uyu nguyu.
Cyatwa. Ça va? Uretse ko ntaye mu cyumba cyanjye na chérie. Sinanco gukaraba intoki. Warabisumbura. Nanagukumbuye. Ayarabisha. Nukuri pe. Cyangwa uruje kunkarabya intoki ngombwa. Yari kumukarabya. Wow, very good. Thank you. None se. Urabona gahunda zacu zitarimo zigenda neza. Ewana, ndakeka nta kwezi kurimo kugira ngo kampani bibaye yacu. Yes. Noneho n'uruganda ruhita ruba urwacu. Cyane. Na baby wacu. Yego. Sibyo? Yego. Sinabwiye ko nzabikora. Ewana, nanjye niyo mpamvu nakwizeye nari nzi yuko ubibashije. Cyangwa wabonye ko nabirangije kandi. Yego. Ndakugendesha. Twigendera hariya. None se. Arufo, wambwiye ko hari ikintu ushaka kumbwira. Ibintu by'ubu akenshi birimo amategeko urabizi ko ntayo nzi, sinzi iyo biva niyo bijya. Niyo mpamvu natumiye mucuti wanjye Maître Manu ngo azubitubwirire hamwe twumve niba hari icyo twagufasha mu buryo bwose. Tubwire rero twumve. Ibibazo byangira ngo urabizi hari ibyo njya nkubwiraho cyane. Maze iminsi ntekereza na nijoro naraye ntekereza cyane, sanga ndi mu buyobe. Kuba nicaye nkaba ngejeje iki gihe imitungo yanjye nta muntu yanditseho. Uzi ikibazo nyangira cya krize ejo bundi yari impitagi se wanjye kwa muganga, ntabwo nari mpfuye. Ndabizi. Ubu namaze gufata umwanzuro, imitungo yanjye ngiye kuyandika ku mugore. Bwana Rufo, ibintu by'imitungo ni ukubyitondera, ni ukwicara ukabitekerezaho ugafata umwanzuro uwufashe. Ejo ushobora gusanga urimo kwicuza. Ese uwo mudamu wawe umwizeye ute ku buryo wamwandikaho imitungo? Umugore wanjye ndamwizera 100%. Umugore wanjye arankunda kandi nawe ndamukunda cyane ko afitiye n'umwana wanjye w'umuhungu. Birumvikana. None se bariya bana kutaza aho baguye niba baranapfuye ukaba nta numwe washyinguye, baramutse bagarutse wanzaniye umuntu wo kuza kunshinyagurira? Iyo ni ingingo, ntabwo ari ukugushinyagurira. Abo bana bashobora kuba bariho. Abana banjye barapfuye. Umwana afite n'uyu umwe w'umuhungu. Ushingira ku kize? Shingiye ku myaka yose ishize. Ntaza aho abana banjye bagiye. None ngo abana ngo bariho. Ni gute umwana yaba amaze imyaka 15 ntaza aho atarapfuye? Nyine niki kikugaratuye kwemeza ko bapfuye? Metero warabizi. Umuntu ashobora no kuzana nyuma y'imyaka 40. Ubwo bizagenda bite? Niba nagaruka bazaza umugore wanjye abarerani na murumuna wabo. Umwanzuro namaze kuwufata, imitungo igomba kujya ku mugore. Ko ni inama twakugiraga. Gusa ejo ntuzicuze. Sasa rero amafaranga kuyabona biracyari n'ikibazo. Kuko urabona ko deja hano hamaze kuzamo manka. Yes, carrément. Lincoln. Ça va? Yes, ça va. Karibu. Wari sinkubeshye. Nta singe numva nashaka no kubona n'amaso yanjye kabisa. Kuko mu buzima n'ubwambe twakwana dini n'umugabo agatinyuka kagira kabinganzwe imbere y'abagore.
njyewe kugeza n'uyu munsi ntabwo ndiyumvisha ukuntu uhora umbwira ngo nabaye inganzwa ku mugore gute babarira abantu narakubwiye ibintu byose uko mbishinzwe byose mbikora neza nta kintu kimwe kigize kinanira yes uriya mugore namaze kumwigarurira neza cyane nta mpamvu yo gukomeza umbwira ngo nabaye inganzwa ku mugore ibi ngibi birabonetse ntureba ahubwo ubyibuze uko biri kose none se wowe uriya mugore yakwizeye ate kugeza ubwo arinda kuvuga amadokima y'uruganda njyewe narakubwiye ngo umugore namaze kumwigarurira neza cyane namufashe amaraso ku buryo nta hantu na hamwe ashobora kunshikira kugira anyizera akampereza na dokima zose z'umutungo nta kintu kimwe gisigaye ibintu byose mbifite mu kiganza cyanjye nta kimwe kizananira sibyo ubu ngubu ikintu gisigaye ni ukurangiza uriya mutipe gusa umugabo ahasigaye ibintu byose bikaba bivuye mu nzira igisike gato Nikita nuvuga ngo wiri turi kumwe ahubwo ikibazo kiravutse nuvuga ngo wiri nura mugore bamara amaje bagomba kwica so ubwo rero icyo gukora vuba vuba sawa reka nsubire vuba vuba ndakumenyesha uko bimeze sawa manyanganira gato n'umuntu kwavugana ko ya business nayo ikomeye sasa rero ibindi byo kwisha Alphonse mugahurira mugore njye ntabwo ndi kumwe namwe kabisa kuko uriya mugore utacyafite business ndende yo kubana nawe ikindi umugabo aramura gupfa polisi itangiye ibyivangemo byose biduhombera nta kundi niba ari ibyo mwifuje ko dukora nta kibazo kureka bigende gutyo ntacyo nahindura buri ibitekerezo bye nuko mbyumva sawa wiri iyo ugikoreho neza urabibona ni ugufatiye n'igiherero umugore ageze ubwo amwizera amuha impapuro z'uruganda ageze aho ashaka kwica umugabo we kubera wiri urumva urwo rukundo rurimo hagati aho urumva iki kintu mukitondere naryo nshaka kukubaza ibi bintu ni iki gituma bidakemuka ngo bave mu nzira rero ko amafaranga nyafite kora igishoboka cyose bishoboke kino kibazo gikemuke icara ubu rero ngiye guhuza n'umuntu
asigaye ibindi byose 50-50. ibintu by'uriya mwavoka ntabwo birimo bincengera na gato. rero nanjye uriya mwavoka yancanze. Umwavoka ukeneye ko tumuha 1/2 cy'imitungo, urumva bitaba bimeze nkaho ari we waruhiye imitungo yose. Bayabwo banze utekereze, reba igihe cyose tumaze turimo twihinga muri ibi bintu, yarangiza ngo tumuheze 2. Seriously? Ikibazo ntabwo ibyo bintu bishoboka. Akusani. Yes. Ubundi uri sure 100% yuko Alphonse yakwanze imitungo yose mu mazina yawe? Wenda nshobora kutaba sure 100%, ariko nanone nkurikije uko yabibwiraga byagaragaraga ko atambeshye, ariko nanone ntabwo twabyizera 100% nyine. Rero sinzi icyo twakora kugira ngo tumakinge sure ko ari byo. Agusheri ibintu duhora tuvuga buri munsi nkabigusubiramo buri munsi uko bukiye uko bwije mpora mpubwira byakunanisha iki? Reba nawe uzi Alphonse aragukunda arakwemera, sibyo? N'impamvu turimo dutekereza ibyo byose nuko tubizi neza ko Alphonse agukunda. Kubera iyo mpamvu rero ongera ukore ku ngazo nawe, genda buhoro wongera umufate neza, witware nk'umugore ushaka umugabo kuko byanyabyo. Urumva icyo utumva ngo ni ikihe kweli? Maze urebe ko nta kintu na kimwe ataguha uramutse wabigenje gutyo nk'umugabo. Come on. Hey, how are you? I'm fine. Umeze neza? Urakomeye? Hey, to musi wari uri kutari waje kunsuhuza. Dore wimenyeho n'amaji. Do wabibonye? Chéri Beni. Bite chéri. Byiza. Wari uri hehe? Narindi mu cyumba. Mbega wowe wari kureba iki? Filime. Katuni cyane filime zisanzwe. Katuni. Nzagukubita nunyibeta. Wariye se? Kuki utararya? Mbega ugomba kujya urya kandi ukarya ibiryo byinshi kugira uzagira ibitama binini ngo ukagenda ubwire tantine sibyo akugaburire kandi mu minota 30. Nkumva uri hehe? God. Ejo ni ishuri ugomba kuryama ugasinzira. Mbona warangaye. Ariko hane. Yes. Reba ukuntu igihugu cyanjye kimaze kungana kweli. Nkungu bazaherera hehe? Anyita tonto koko. Mbabarira. Mbabarira ndakwinginze. Erega nkeneye kumva umwana anyita papa. Komeza ube anko. Ntabwo igihe kiragera cyo kwitwa papa. Sibyo? Murekere papa we wa fake. Igihe kizagera witwa papa. Ariko ntabwo uba ari cyo gihe. Turi kumvikana. Okay. Nikon, hi. What's up? Good. Uyu ni wa mutipe. Agira ngo dupangire hamwe byose tubishyire ku murongo. Brava.
Oui, brava. Pasha. Pasha, my sister. Wow, brother, wari wagiye. Shandishimye. Mana we kongera guhura nawe uzi imyaka ishize kuva tukiri abana bato. Amazing to me kabisa. Nakubuze. Si wari waragiye kweri wabaga. Sha narindi London. Wow. Nanjye nagiye USA, Washington DC. Ariko ni inzira ndende kabisa. It's a long story. Ngewe rero sinari kuzana kwibuka na gatoya. Shane ibibazo naye nagiye yo mu bibazo bikomeye cyane. Thank God ko twongeye guhura kabisa. Mu plan duriye muri plan ya revenge kabisa. Tugomba gukora nta bintu twikoresheje mpaka twihoreye. Umva nanjye nibyo byangaruye na. Tugomba kwihorera tukihorera imitungo ya data yose tukayigarura. Yose. Urabyibuka sabwo ko kira kigore cyatuzonze cye. Kira kigore. Namenye neza nashidikanya ko gifite ikindi gitipe bashaka kwica papa birashoboka bari muri iyo plan. Ariko tugomba kwihagarika papa tarapfa ko ne mubyeyi wenyine dusigaranye. Ntago papa zapfa nta na rimwe tuzabyemera. Tugomba kumukura muri ramunyiro uko byamera kose. My God. Sheri ko mbona gutekereza cyane niki. Mfite ikibazo. Sheri. Ngiye buriya hari ibintu ntumva. Kubyerekeranye n'imitungo yawe. Urabizi ufite abana babiri. N'uwa gatatu twabyaranye. Kubera iki imitungo atari bo yanditseho. None se abana ariko yabandikaho barapfuye. Abana banjye babiri bapfuye kera imyaka 15 bapfanye na nyina. Nubwo abana ntabashije kubona imirambo yabo ariko no barapfuye. Ntaho kubana ari kwanditseho nta kibazo. Cyane ko dufite uramwana w'umuhungu. Ibyo nawe yimwanditseho niye kandi ibyo nakwanditseho nibyo nawe. Okay. No kuvuga ngo imitungo yanditse kuri ngewe koko. Ya. Kwanditseho. Chiri. Umenya nkunda cyane. Cyo. Ndagukunda cyane. Kandi nawe urabizi. Iyo mbafungura mu mutima wanjye, uri mu mutima wanjye. Amaraso yanjye niyo wajya kwa muganga ukayapima. Basanga ari urukundo gusa rwuzuyemo gukunda. Chiri nanjye ndagukunda. Ariko Josia. Karamenko. Muri iyi minsi ko mbona Beyonce. Ntazi ukuntu yahindutse. Webura nta kuntu umubona. Anko. Nanjye ntago mbizi neza. Ariko nanjye sinzi agace asigaye ahindira. Gusa mu minsi ishize merutse kuva ku ishuri. Ndaza ndakomanga igihe kinini ku buryo nanjye no kwigendera. Ariko ndi hanze ndi kuri telefone. Numva urugi bararukase barakinguye. Nabonye wa mutipe witwa Willy. Asa n'uwububa asohoka mu nzu. Willy? Willy wa mutipe nyine. Willy yambwaye umushoferi? Cyane rwose. Uriye utagira n'urwara rwo kwishimisha? Utanatwara n'umukozi wanjye? Gusa anko. Nanjye nuko nabibonye, naza no kubikubaza. Nta kindi mbiziyo nuko nabibonye. Willy? Willy? Urakoze. Ako bro. Uziko ngewe usibye isasu ryo mu rubavu nibuka bandashe. Nta kindi nibuka uretse ko nongeye kwisanga mu bitaro. Mbwira byagenze gute?
ariko sister urebuka ejo bundi turi kuvuga wiri na wa mutsipe niho nabikuruye neza abarasa wowe na mama nararungurukaga mubona mu ruhande rw'umusaya gusa sinabasha kumubona wese wiri twarahuraga ibintu ngashaka kubikura neza ariko ibintu bikanga neza simbibashe sibize neza ariko wiri nzashigwa mporeye mama n'ubuzima bubi yagushyizemo wiri njyeweho wanyegereza wiri na kiriya kigoryi ngo ni Beyonce akabakirira hano mu kiganza bro n'abapyonda pyonda Oh, darling. Sheri wabaye iki? Gashirira amenyo ntongeye kunyita sheri. Ibyawe nabimenye byose. Ubu ni gihe ki? Sheri ntabwo nari nagiye. Nari yari guhamagara. Siko telefone n'ubundi nari nyifite mu sakoshi nari kukwitaba gute. Josiane. Josiane? Karame. Come. Sheri wabaye iki? Please. Josiane. Subiramo. Ibiki yanka? Birango ibyo wambwiye by'uyu mugore. Nabyo nta kintu na kimwe nzi. Niko. Sigaye mva mu rugo ukanzanira abagabo. Ndetse abagabo batanashyitse. Iriya mbwa wiri. Itagira n'urwara rwo kwishima. Y'umushoferi. Njyewe Beyonce. Wowe. Niriya mbwa y'umushoferi. Ngo ni wiri. Do. Ni izina ry'Imana ishobora byose. Niba nkubeshye do. Cikiri Jose. Beyonce. Shiri ntago naguca inyuma Beyonce. urabizi. Karame. Uransuzuguje. Shiri. Utangiye kujya ungereranya n'iriya mbwa y'umushoferi wawe. Yego. Ni mubyara wawe wabikubwiye? Niwe wabimbwiye. Niko Josia. No wanteranyije na mubyara wawe. Ngiye nta kintu nzi ntabwo mbizi. Shiri. Ntago ubizi ko ngukunda. Beyonce. Shiri. Maze igihe nkwitegereza wowe. Maze igihe nkureba wowe. Njyewe shiri. Usigaye warahindutse, usigaye ufite imico ntazi. Njyewe. Ariko Shiri, sweetheart. Shiri. William. Biteze wari uri hano se? Karibu. Uramba karibu hano ni wawe. Ngo? Urankaribisha hano ni wawe. Uri kwikinira ariko. Sweetheart. Mon Dieu. C'est quoi ça? Beyonce. Eh? Shiri, bamwica. Shiri yarapfuye. Tuzibanganya ibimenyetso mbere yuko tugenda. Uncle. 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 Uncle kanguka. Uncle please. Mwana wanjye rero pasha urabona ibibaye. Urabona icyo ari cyo gisubizo? Cyari kurangira hariya. Nje guhorera mama. Ndararangiza na papa arapfuye.
papa mama ndabizi ko muri kundeba ariko mutegereze gato ni mu nzira kandi ngiye gutsinda. umva pasha wiheranwa n'agahinda. ubu ngubu ikintu twagombye gukora ni ukuri uko dushyingura papa wawe, ibindi bikazarebwa nyuma. Beyonce nawe wiri muzi ko murangije akazi kose, but I'm still alive. Just wait. I'm gonna back to you. Niyo byansaba gutanga ubuzima bwanjye nzabutanga. hangane rwose kubera ko ibi ntabwo bijya kurangira rwose. Nzatuma mwishyura buri kimwe. I will do everything kizabababaza kugeza mu kuzimu. Mu kuzimu mutima ukabara mwumva. Just wait. umva pasha, ihangane mukobwa wanjye, ihangane rwose, ihangane. dore ukwezi kurashize uriya mugabo apfuye. ndatekereza nta muntu uzigera dukurikirana. ibintu byose bimaze kujya ku murongo. igisigaye nyine ni ukwigendera. harya sheri tuzajya he? Canada cyangwa Australia? aho uzakunda nanjye niho numva twajya, ariko cyane cyane Australia numva mpakunda. Wow, nanjye nuko darling, kuko n'ubusanzwe nari mfite inzozi zo kuhajya. reka twigire muri Australia rero, nzagutembereze ngende nkwereke za kangaru zaho, ubundi uzihereze n'imineke. Bana wanjye pasha wiriweho? Yewe papa. Uyu mugabo rero ntabwo usanzwe muzi. Yitwa Maître Mano, ni inshuti yanjye, akaba umwavoka, akaba yari n'inshuti ya papa wawe. Mbese urebye ni inshuti yacu, ubwo ni inshuti y'umuryango. Ashante. Impamvu namuzanye nagira ngo tugire utuntu tuganiraho gatoya. Urabizi ko igihe najyaga kugutwara papa wawe ntabyo yarazi. Ubazi ko nawe wapfuye cyangwa buri birengero ntawamenya. Buri yapfuye azi kutari. Noneho ubuzima wamusizemo bwa bundi uzi noneho bwarakomeye. Umugore amutesha umutwe amubwira ngo amaze yamwandikeho ibibanza bimwandikeho, biradogera, araza ngisha inama ndetse na metere tubiganiraho. Noneho dufata umwanzuro kugira ngo so amare kabiri kuko yarageramiwe, nuko tuvuga ko amusinyira ibipapuro. Metere niwe nabiteguye, dore n'umushandiko wabyo arawufite hariya. Noneho arabisinya, babihereza uriya mugore kugira ngo aceceke. Ariko ibyangombwa bikwanditseho ibyo uriya mugore afite ni ibiryo birapfuye.
ni ukuvuga ngo iyi mitungo iracyakwanditseho uvugisha ukuri iracyakwanditseho ntabwo nabyizera reka nze mbikwereke hano uye niba icupura ibyo afite uriya uzi ko ari byo papa ashobora ni ukuvuga rero ngo uragomeza ukorane na avoka noneho mutangire bya bindi ngo bita porosidire metere n'ubimenye nge ntabyo nubwo njya bimenye bya porosidire ubwo ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere imitungo yose yabaye za nzu bya bibanza na rwa ruganda rwa rundi narwo byose bikuriho rwose nta kibazo. ese ubundi wabyitegereje neza ko byose birimo reba byose uko bikurikirana ku murongo reba uru ni rwa ruganda ibi ni bya bindi ngira ngo wabibonye papa rwose we tuza reka twe tuba dusobanutse rwose twe tuba dusobanutse. avoka yes good job thank you man ibintu byose byatunganye bizeza zabonetse n'amatike yose byose nabirangije numva twagenda wiri ugiye kuguruka rero ubu ugiye kuguruka mama shenge mu kirere hajya bazita ngo iki ni bo yingiye mbona ese sha nawe ugiye kuguruka uzi neza ko utaje ku kibuga cy'indege mu kirere shenge we urabona indege hajya bazita ngo iki ni za Boeing ni za baragurutse we wiri ufashe Beyonce urajugunye urangije muri rutema ikirere shenge we ndiko sawa n'wabamenye uyu muntu wamumenye musuhuze dore ndukwegereye musuhuze wabonye mu kirere wireka nkubwire ubu ngubu urizera ivirinze gutya inyuma yakitse niko mu kirere shenge Lincoln kuri hano kuba ndi hano se ni igitangaza ese ntabwo twari tuvuganye ko nje kukureba aho ngufitiye ka surprise surprise ikizingezo cy'umugore gihite se kadege nayo ni icyuma ngo mutere Alphonse umwice madame Alphonse surprise Skari icyo kiba aho cyabagore muri bigoryi ubu se ko yarafashe amafaranga yose agutaye ahangaha yuriye indege gasigara uririmba urw'ubonye uteye aho ngaho nk'urw'imbwa ubu ngubu wowe uri chini ya ulinzi dore ikizongezo cy'umugore we twicara Alphonse ko yarayatwaye tugurisha uruganda rwe amafaranga tuyashyire mu ikofi twurira indege wala zahabu
tutavuga ntabwo bwishimishije kongera kumbona urabazi bamumenye dore n'undi hari n'undi n'inyuma yawe se ko utakira abashyitsi yabakiriya zahabu n'ukuri kwiba ikizungerezi we ariko narumiwe Alphonse apfe uruganda rwe mu rurye nkurira indege ariko